Murakoze cyane, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire. Turashimira abadukurikiye kuri New Kids TV, tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire n'abateze amatwi n'abatureba kuri iyi channel ya New Kids TV. Turasabye kugira ngo duhabwe umugisha nawe muri iri jambo ryawe, tuboneremo ibisubizo bihwanye n'ibyifuzo byacu. Muri iri jambo ryawe reka twumviremo ijwi ry'Imana, kuko imvugo yawe ni nziza. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo mvugo iranezeza, arongera araririmba aravuga ngo iryo jwi rijya rimpumuriza rikambwira ngo mpumure nkomere. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, vugana n'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye ngo tuganire. Ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 13 umurongo wa 36. Ibyakozwe n'intumwa ibice 13 ku murongo wa 36. Kadusome, haranditse ngo kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora. Imana idufashe. Nshatse ko muri uyu mwanya, muri aya masaha, ku badukurikiye n'abatureba, nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa igihe. Ni topic cyangwa se ni insanganyamatsiko ivuga ngo igihe kikubika mu gihe, kikurindirije ikindi gihe. Igihe kikubika mu gihe, ariko kikurindirije ikindi gihe. Ndashaka ko tuvuga ku gihe, kuko igihe ni periode ihisha amateka yawe. Kanongere mbisubiremo, igihe ni periode ihishe amateka yawe. Iki gihe kijya kikubika mu gihe, ariko kikurindirije ikindi gihe. Imana ishimwe cyane. Dawidi nk'uko twasomye ngo nuko amaze gukora ibyo yagombaga gukora mu gihe cye, arasinzira, hanyuma asanga ba sekuruza. Ndifuza ko uyu mwanya turimo tuganira kuri iri jambo ry'igihe, uze kubwira Imana yongorera umutima wawe, hanyuma igushoboze kumenya iby'igihe cyawe, igushoboze kumanaginga igihe cyawe. Igihe iyo cyakubitse mu gihe, iyo kikubitse mu gihe, ibintu birahinduka, ntabwo ubibona nk'uko wabishakaga. Hari abantu benshi igihe cyabitse mu gihe, kuko iyo uri mu gihe ba Penina baraza. Iyo uri mu gihe, umuntu utari ukwiye kugufataho ijambo agufataho ijambo kuko uri mu gihe. Ariko ndagira ngo mbatangarize, mbabwira ngo iyo uhishwe mu gihe, kiba kizasimburwa n'ikindi gihe. Hari igihe kijya gikora, ibihe bijya bikora handover ku buzima bwacu. Haleluya. Iki gihe ubitsemo, iki gihe uhishwemo, ntabwo ari cyo gihe uzahoramo, ahubwo uhishe mu gihe, ariko urindirijwe ikindi gihe. Dufite abantu benshi bagiye babikwa mu gihe, barimo Dawidi nk'uko twabisomye. Dawidi ni umuntu wamaze kumenya, wametirije igihe, amenya igihe. Iyo utamenya igihe cyawe, icyo gihe urakirogereta byanga bikunda. Ndifuza ko utekereza ku bintu by'igihe. Hari igihe umuntu aba ari mu gihe, ariko iyo adashoboye kumenya iby'igihe cye, byanga bikunda cyagiye arakicuza. Igihe Aburahamu yahishwe mu gihe, ahishwa mu gihe abitse amasezerano menshi. Imyaka iba myinshi, we na Sara, kugeza n'igihe Sara abona ibimenyetso by'uko ibyasezeranijwe bitagisohoye. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, nubwo imyaka yari ibaye myinshi, yari ahishwe mu gihe. Ndashimira Imana ko ibihe bijya bikora ihererekanya bubasha ku buzima bwacu.
umwanditsi yaranditse muri Zaburi aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashimira Imana igiturindira mu gihe ikatubika mu gihe ariko iturindirije ikindi gihe. Mu gihe ntabwo bisobanura, uramenye iyo uri mu gihe ntiwisobanura, ahubwo igihe ubwacyo nicyo kigusobanura. Mbibutse ko igihe kitagira umuvugizi ahubwo kigira abasemuzi. Iki gihe muri iki gihe urimo cyangwa mu gihe urimo ntabwo ari wowe uvuga, kuko nta muvugizi w'igihe ubaho, ahubwo ababonye ibintu byakomeye, ababonye bakwirukanye mu nzu, ababonye umaze imyaka 5 utabyara, abo ubwabo icyo gihe urimo nicyo kigenda kivuga iby'igihe. Aho unyuze bakuryanirana inzara, ntabwo ari wowe ugenda uvuga ngo ni mu bigenze gutya. Icyo gihe nicyo kigukora, nicyo kigushyira mu by'igihe. Ariko ndashimira Imana ko iyo ibihe byakoze handova, n'ubundi babasemuzi b'igihe nibo basemura iby'igihe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana igitubika mu gihe ariko ntiduheze mu gihe. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo uhereze Imana icyubahiro, kuko iyo tubitse mu gihe ntabwo itugumisha mu gihe, ahubwo iduhisha mu gihe iturindirije ikindi gihe. Abavuze ko bagusohoye mu nzu, abavuze ko wirirwa ubunza akarago, nibo bazongera bavuge ngo wa muntu Imana yamugiriye neza. Baravuga ngo uzi ko nawe yamuhaye inzu nk'abandi, uzi ko nawe yamuhaye guheka nk'abandi. Nuko hari abasemuzi b'igihe. Humura se uzavuga iby'igihe. Uko bavuga iby'iki gihe niko bazavuga n'iby'ikindi gihe. Imana ishimwe. Ndumva Umwuka Wera ambwira ngo hari ikindi gihe cyenda kuza kandi gitandukanye n'igihe wari urimo. Hari igihe kije gitandukanye n'icy'ubugumba, hakaza n'igihe cyo guheka. Niko Sara byamugendekeye, yageze igihe yumva arambye mu gihe, ntabwo yumvaga ko byashoboka. Ariko ndashimira Imana ko nyuma y'igihe haje ikindi gihe, nuko Sara agaheka. Ndi nkawe navuga ngo amen. Imana ishimwe kwitubika mu gihe iturindije ikindi gihe. Nubwo mu gihe ba Penina baza, ariko hari n'ikindi gihe cyiza ba Penina ntibagire ijambo. Dusomye mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 16 umurongo wa 5, turaza kuhasanga umugabo witwa Dawidi wahishwe mu gihe. Reka tuhasome. Igitabo cya 2 cya Samweli ibice 16 umurongo wa 5, haranditse ngo umwami ageze i Bahurimu, abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka, atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Murongo wa 7, Shimeyi aramutuka ati, genda genda wa mwicanyi we, wa kigoryi we, Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriyeho. Imana idufasha. Ukomeje hepfo uhasanga umwe mu ngabo zari kumwe na Dawidi, bimurambiye, agasuzuguro kanze, abonye gakabije, arangije abwira Dawidi, aramubwira ngo waretse nkagenda nkamushita icumu nkamuhinguranya n'ubutaka. Dawidi kuko yarazi igihe, Imana ishimwe cyane. Dawidi arangije aramubwira ngo mwihorere, ni Imana yamungabije ngo anuke, mureke mwihorere. Dawidi ndamukunda cyane, yarazi igihe. Ndagusaba mu gihe ujye uceceka, kuko mu gihe iyo ushatse kwisobanura utuma igihe gipororonja. Ariko mu gihe baraceceka, mu gihe nibavuga, mu gihe nibisobanura, ahubwo reka iby'igihe gisobanura nicyo kizongera gisobanure n'iby'ikindi gihe. Imana ishimwe. Nari mbazaniye ayo makuru mbabwira ngo hari ikindi gihe kigiye kuza, hari ikindi gihe cyenda kuza. Nyuma y'igihe cy'ubugumba hari ikindi gihe kije, nyuma y'igihe cy'amarira hari ikindi gihe kije,
nyuma y'igihe cyo kutahabwa agaciro hari ikindi gihe kije ugira ijambo mu bantu. Nyuma y'igihe cyo kudahabwa invitasiyo nawe mu bukwe hari ikindi gihe kije bajya bagutumira zibe nyinshi. Nyuma y'igihe cyo kutibukwa kurimo hari ikindi gihe cyenda gusimburana n'ikindi gihe. Nayo ngutangarije ihumure nkubwira ngo nubwo ubitse mu gihe, nubwo uhishe mu gihe, hari ikindi gihe kigiye kuza, ibihe bigiye gukora handover ku buzima bwawe. Reka dusenga Imana. Tugiye gusengera abantu babitse mu gihe, bamazeho iminsi, bamaze igihe babitse mu gihe. Hanyuma Imana igukomeze kugeza igihe usohotse mu gihe. Nasomye ijambo muri Bibiliya rirambwira ngo aho kugira ngo ube mu rugo rw'abaseka, ngo wacumbika mu rw'abarira, kuko urw'abarira mu gihe gitoya baraba baseka. Reka mbabwire akantu ka nyuma nsorezaho. Uzirinde kurebera umuntu mu gihe arimo. Nongere mbisubiremo, uzirinde kurebera umuntu mu isura y'igihe cya none arimo, kuko igihe kimubitse mu gihe ariko kimurindirije ikindi gihe. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Humura, komera, wirira, wivuza induru, igihe kirenda gusimburana n'ikindi gihe. Nagira ngo nguhanurire nkubwire ngo ibihe bigiye gukora handover ku buzima bwawe, uzava aho wari uri ujye mu kindi cyiciro. Dawidi nubwo Shimeyi yamututse ariko ntibyatumye ikindi gihe kitaza. Haleluya. Ikindi gihe kiraza. Kadusenga Imana. Tugiye gusengera. Fata ku mutima wawe, ubwira Imana ngo Mana, nubwo ndi mu gihe, nyambika imbaraga zinshoboza kwakira handover ikindi gihe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimye kuri Imana ihagarara, uri ibihe, uri Imana itegeka ibihe, uri Imana iyobora ibihe. Nubwo igihe cyatubika mu gihe, ariko turagushimye ko ugishura ikindi gihe kandi abantu bakakigeramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Niko Aburahamu byamugendekeye, yamaze iminsi myinshi abitse mu gihe, afite amasezerano abona atazasohora, ariko ndashimira Imana yo yimura imisozi itabimenye. Haleluya, haleluya. Yazaniye umukozi w'Imana ikindi gihe, nuko nawe isezerano rirasohora. Turagushimiye kuri Imana ibika abantu mu gihe ariko barindirije ikindi gihe. Sabiye aba mama ubarindire mu gihe barimo, sabiye aba papa ubarindire mu gihe barimo, sabiye urubyiruko ururindire mu gihe barimo. Biragaragara ko mu kazi bitagenda neza, ariko ni igihe, ariko kizasimburwa n'ikindi gihe. Biragaragara ko mu muryango, mu rugo bitameze neza, ariko ni igihe kizasimburwa n'ikindi gihe. Birashoboka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zizavuga. Birashoboka ko inzara yaba ihari ariko ejo ikindi gihe kizaza. Ndagushimiye kuri Imana inyuranye ibihe mu izina rya Yesu. Amen.